Hahirwa abahindurira abandi ku gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri. Bahaye ikaze kuri channel ya Nshuti Dark, ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo ashimwe. Twongeye gutangira nanone umunsi wacu wa gatandatu dusoma ijambo ry'Imana. Uko Uwiteka azajya dushoboza, tuzajya dusoma Bibiliya buri munsi kugeza igihe tuzayirangiriza. Uyu munsi rero turatangirana na chapitre ya 26 cyangwa se igice cya 26, aho Isaka yazereraga mu gihugu cy'Abafilisitiya. Uko niko titre yaho ivuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ubushize rero twashoreje aho Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Imana yo mu ijuru rero iduhana umugisha. Indi nzara itera mu gihugu, muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko we n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati, ni umugore wanjye. Ati, abantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amazeho igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, kuko ko wavuze uti, ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Umugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo, kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka, bati, ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gupfukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye, kuko
uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari ajyana aho ari na Ahuzati inshuti ye, na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati, ni iki kibazanye aho ndi kandi munyanga? Mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati, twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Turavuga tuti, dushyire indahiro hagati yacu nawe, kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi nk'uko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka. Nuko Isaka abatekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezerera, bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba bafukuye, bati, tubonye amazi. Aryita Sheba, nicyo gituma umudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Isaka amaze imyaka 40 avutse, arongora Yuditi mwene Beri umuheti na Basemati mwene Roni umuheti, bababaza imitima ya Isaka na Rebeka. Rebeka yotsa Yakobo kuriganya se. Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise so abwira Esawu mwene se ati, mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvire ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so b'inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so azirye, aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati, dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakura akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe abe ari njye ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Yakobo ahabwa umugisha na se. Ajya aho se ari, aramuhamagara ati, data. Aritaba ati, ndakwitaba, urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se, ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wantegetse. Ndakwinginze byuka urye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati, ni iki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati, ni uko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati, mwana wanjye, igira hino ndakwinginze ngukorakore, menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko, cyangwa ko utari we. Yakobo yegera Isaka se, aramukorakora, aravuga ati, ijwi ni irya Yakobo, ariko ibikonjo ni ibya Esawu.
ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu, nuko amuhesha umugisha, aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndiwe. Aramubwira ati wunyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza, ararya, amuzanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera, aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima w'Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere, uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Esawu asabana amarira umugisha. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahiguka. Nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byuka urye kuko ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka se aramubwira ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha, kandi koko azanawuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye? Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'inyama n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye data? Njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe ntizakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Esawu ashaka kwica Yakobo. Esawu yangira Yakobo umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye, atumira Yakobo umuhererezi, aramubwira ati dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye, umarane nawe iminsi itari myinshi, ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira, ugeze aho inzika ya mukuru wawe izakuviraho akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzabona kugutumira ugaruke. Ni iki cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi? Rebeka abwira Isaka ati ubugingo bwanjye burambiwe b'abahetikazi. Yakobo yarongora umuhetikazi nka ba bandi, ubundi bwanjye bwamarira iki? Yakobo yarongora umuhetikazi nka ba bandi, ubugingo bwanjye bwamarira iki? Isaka yohereza Yakobo i Padaranamu gusabayo umugeni. Isaka ahamagara Yakobo amuhesha umugisha,
aramwihanangiriza ati ntuzarongore umunyakananikazi, haguruka ujye i Padaranamu kwa Betuweli sogokuru, usabeyo umugeni mu bakobwa ba Labani nyokorume. Kandi Imana ishobora byose iguha umugisha, ikororotse ikugwize ube iteraniro ry'amahanga, kandi wowe n'urubyaro rwawe narwo ibaha umugisha yahaye Aburahamu, kugira ngo uragwe igihugu cy'ubusuhuke bwawe, icyo Imana yahaye Aburahamu. Isaka yohereza Yakobo, aragenda ajya i Padaramu kwa Labani mwene Betuweli umwaramu, musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Kandi Esawu abonye yuko Isaka yahesheje Yakobo umugisha, akamwohereza i Padaramu gusabayo umugeni, kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati ntuzarongore umunyakananikazi, kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akajya i Padaramu. Esawu abona yuko abanyakananikazi batanezereza se Isaka, ajya kwa Ishimayeli asabayo Maharati umukobwa wa Ishimayeli ya Aburahamu mushiki wa Nebayoti, amuharika abagore afite. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeye i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira, ararota. Abona urwego rushinzwe hasi rukagera umutwe mu ijuru. Ageze umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iri buye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 10:10. Yakobo ajya kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Iyo ni shapitire ya 29 dutangiye. Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'Abanyaburasirazuba, abona iriba riri ku gasozi ririho imikumbi y'intama 3 ziryamye, kuko kuri iryo riba buhiriraga imikumbi, kandi igitare kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba, bakuhira intama bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungeri ati bene data murava he? Baramusubiza bati turi Abanyaharani. Arababaza ati muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati turamuzi. Arababaza ati araho? Baramusubiza bati araho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Arababwira ati dore ntiburira, igihe cy'amahindura ntikirasohora, mwuhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati
ntitubibasha imikumbi yose itaraterana, bagatembagaza igitare bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turi bubone kuhira intama. Akivugana nabo, Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba, atembagaza cya gitare, agikura ku munwa w'iriba, yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli, araturika, ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo na se, ko ari mwene Rebeka, arirukanka abibwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishywa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe. Abwira Labani ibyabaye byose. Labani aramubwira ati, ni ukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye, abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu, nicyo gituma unkorera ku busa. Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese, no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7 uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Labani arabanza amushyingira Leya. Yakobo atebutse kuri Labani ati, nshyingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya. Abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli si we natendeye? Niki gitumye undiganya gutyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira n'uriya, iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya. Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Yakobo arongora na Rasheli, akundwakaza Rasheli, anyungwakaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda, abyara umuhungu, amwita Rubeni, ati, ni uko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, kuko Uwiteka yumvise nyungwakaye, nicyo gitumye anyongera n'uyu, amwita Simeyoni. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3, nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda. Aba arekeye aho kubyara. Abaja babyarana na Yakobo. Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru we ishyari, abwira Yakobo ati, abana nutabampa simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo, aramubaza ati, ndi mu cyimbo cy'Imana se, ko ariyo yakwimye imbuto iva mu nda yawe? Aramusubiza ati, dore umuja wanjye Biluha umugira inshoreke, kugira ngo abyarire ku mavi yanjye, nanjye mbonere urubyaro kuri we. Amushyingira Biluha umuja we, Yakobo amugira inshoreke. Biluha asama inda, abyarana na Yakobo umuhungu. Rasheli aravuga ati, Imana inciriye urubanza ndatsinda, kandi inyumviye impa umuhungu, nicyo cyatumye amwita Dani. Biluha umuja wa Rasheli asama indi nda, abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Rasheli aravuga ati, nkiranije mwene data gukirana gukabije,
ndamutsinda amwita Nafutali. Leya abonye yuko yerekeye aho kubyara, yenda Zilupa umuja we amushyingira Yakobo. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu. Leya aravuga ati mbonye umugisha, amwita Gadi. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abakobwa bazanyita umunyehirwe, amwita Asheri. Mu isarura ry'ingano, Rubeni ajya mu gasozi, abona amadudayimu, ayazanira nyina Leya. Rasheli abwira Leya ati ndakwinginze mpa ku madudayimu y'umwana wawe. Nawe aramusubiza ati kuntwara umugabo biroroheje, none urashaka kuntwara n'amadudayimu y'umwana wanjye? Rasheli aramusubiza ati none iri joro arakurarira numpa amadudayimu y'umwana wawe. Yakobo nimugoroba ava mu rwuri, Leya arasohoka aramusanganira, aramubwira ati ukwiriye kundarira kuko ntanze amadudayimu y'umwana wanjye ho ibihembo. Amurarira iryo joro. Imana yumvira Leya, asama inda, abyarana na Yakobo umuhungu wa gatanu. Leya aravuga ati Imana impaye ibihembo kuko nashyingiye umugabo wanjye umuja wanjye, amwita Isakari. Leya asama indi nda, abyarana na Yakobo umuhungu wa gatandatu. Leya aravuga ati Imana impaye impano nziza, noneho umugabo wanjye azabana nanjye kuko twabyaranye abahungu batandatu, amwita Zebuluni. Hanyuma abyara umukobwa amwita Dina. Rasheli abyara Yozefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu. Ati Uwiteka nyongere undi muhungu. Yakobo ashaka gusubirayo. Nuko Rasheli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati nsezerera ngende njye iwacu mu gihugu cyacu, abagore banjye n'abana banjye nagutenderagaho nigendere kuko uzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubwira ati icyampa nkakugiriraho umugisha kuko nahanuye yuko ariko ubwawe Uwiteka yampereye umugisha. Ati nca ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati uzi ko nagutenzeho kandi ko amatungo yawe yabaye nyaragira, kuko ayo wari ufite ntaraza yari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose, none nzabona ryari ibitungisha urwanjye rugo? Aramusubiza ati nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati ntacyo uzampemba, ahubwo nunkorera iki nzongera nkuragirire umukumbi nkurinde. Uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe wose, nkuremo intama z'ubugondo zose n'iz'ibitobo zose, n'intama z'ibikara zose, n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo. Izimeze zityo zizaba ibihembo byanjye. Gukiranuka kwanjye kuzamburanira gutya hanyuma. Nuza kwitegereza ibihembo byanjye biri imbere yawe, ihene yose itari ubugondo cyangwa igitobo, n'intama yose itari igikara, n'izimbonekaho uzazite inyibano. Labani aramusubiza ati nkunze ko byaba bityo. Nuko uwo munsi arobanura amapfizi y'ihene n'ibihuga n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo zose. Ihene yose ifite ibara ry'umweru n'intama z'ibikara zose aziha abahungu be. Hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi 3. Yakobo aragira imikumbi ya Labani isigaye. Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi n'utw'imiruzi n'utw'imyarumoni, adushishuraho amabara maremare asa n'imisengo agaragaza umweru wo kuri two. Ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri bunywere. Zarindaga uko zije kunywa. Imikumbi yarindiraga imbere y'utwo duti, zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibitobo. Yakobo arobanura izivutse
akerekeranya izo mu mukumbi wa Labani n'iz'ibihugu n'iz'ibikara, agashyira imikumbi ye ukwayo ntaziteranye n'iya Labani. Kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze, Yakobo yashyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegere hagati yatwo, ariko zaba mbi ntadushyireho, bituma imbi ziba iza Labani, inziza zikaba iza Yakobo. Uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe. Imana ishimwe. Dusoje rero igice cya 30. Ubutaha tuzatangirana n'igice cya 31, aho Yakobo yahunganye n'abagore be n'abana be bava kwa Labani asubira iwabo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.